ujye ufata neza ifubyi aho muhuriye hose nawe wabayo. Ujye ufata neza umupfakazi nawe wapfakara. Ujye ufata neza abazikoreye ku mutwe harimo na mama Charlene ntuzongere kuntaramira. Nawe warwikorera Imana ikakubangira ingata yo mu birere ukarwikorera. Ujye ufata neza abakene nawe gukena wakena. Ujye ufata neza abaciriritse nawe umuntu uciriritse. Umuntu nakishyire hejuru ngo ni umusitari. Hari abantu rero ngo ni abasitari. Umuntu ngo ni umusitari gasanga yarenze abantu kada. Burya nawe wagenda mu mukungugu abantu bakakwihanagurizaho. Iyo Imana ivuze ngo buri gihugu mfite ukuntu nzazamo, numva nabwira abantu ngo mwese nimuze twige gucira bugufi Uwiteka. Twitegura umweyo w'Imana. No, ese turawitegurira iki? Abantu b'Nineve ko batumweho ko Imana ije kubarimbura bagaca bugufi bakihana, Imana igahita ituma umuhanuzi iti nanjye mbivuyemo kubagirira nabi ndabiretse. Turindira umweyo kuki? Baje nibura iyi covid gatuma duca bugufi. Bakunzi ba Mama Charlene official turabaramukije cyane mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muri mugubwe neza cyane abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika. Mwese mukunda Mama Charlene mujya mukurikira inyigisho aduha kuri Mama Charlene official ndetse na filme n'ibiganiro byiza byinshi bitandukanye. Turabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twakiriye Mama Charlene n'ubundi ku rubuga rwe ariko abasuhuze ndetse tuze twinjira mu kiganiro. Ndasuhuza abakunzi ba Mama Charlene official. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabasuhuza mwebwe abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, by'umwihariko hari abantu tudakunda gusuhuza cyane bo muri Kenya. Namenye ko mpafite inshuti rwose. Hari abaherutse kumpamagara barabimbwira, umubyeyi umwe arabimbwira ati rwose nzaza mu Rwanda. Namwe turabashuhuje, hari ababivuga n'abatabibonera umwanya. Ndabizi ko muhari. Namwe rero abari mu bihugu bitandukanye, buriya muri Amerika hari inshuti zanjye z'inkoramutima, mu Bufaransa no muri Canada n'ahandi hantu henshi cyane. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe abarundi, ari abari i Burundi, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, mwese turabakunda. Abandi ndifuza gusuhuza n'abantu bashinzwe umutekano muri ibi bihe. Abantu b'abaganga bafite akazi kenshi gakomeye, tujye tunabasengera abashinzwe umutekano muri rusange n'abarimu, kuko ibi bihe bya covid byagiye bihindura ibintu ukuntu bigenda biteza desordre, akazi kariyongera. N'abarimu rero namwe turabashuhuje cyane. Ndasuhuza kandi na Isa Noel. Nanjye ndagusuhuje. Yego. N'abakunzi ba filime yacu. Shyashya iriya yanditswe na Charlene. Iyi filime yanditswe na Charlene kuri wa gatandatu irasohoka. Yego, mu gitondo saa 2 iraba yagezeho. Noneho harimo iki? Turobesheho gato cyane. Ikintu kiriho nuko turi gutanga isomo yuko abantu bagabanya kwishongora. Bagabanya ubwishongore. Kuko biragaragara ko hari umwana nareze, ariko umwana wanjye nabyaye akajya muteza. Umwana yakoropa, undi akahindukira ngiye nko kuza, ahengereye uwatareba akahamena amazi. Ariko hari ayaherutse kumena ayanyerera amahitagwa kandi atabaza uwo nguwo. Koco kimwe. Muganga yanzura ko bazamuca amaguru, finaliza no kurangira mama we apfuye. Nawe rero abifubye. Mama we ari we ngewe. Kinupfuye. Yego. Byaguteye ubwoba? Ko nzapfa? Kosha wakubwira ibyuki by'abagore bari gushyingura. Ubu naranarutinyutse rurakatsindwa. Urebye abantu bari kujya rusororo senge ndagake. Si ibyo ko nge ntago nzapfa vuba nzarama. Ariko shana rapfuye. Narababwira hinga ndebe ukuntu ndi bupfe neza, ndeba ahantu ndi bwica. Narapfuye neza ndagwa, itanitura hasi birarangira. Ubwo rero umwana asigara amugaye, asigara nyina mama wapfuye nawe abifubye. Hano harimo isomo. Ujye ufata neza ifubyi aho muhuriye hose nawe wabayo. Ujye ufata neza umupfakazi nawe wapfakara. Ujye ufata neza abazikoreye ku mutwe harimo na mama Charlene ntuzongere kuntaramira.
nawe warwikorera Imana ikakubangira ingata yo mu birere ukarwikorera. Ujye ufata neza abakene, nawe gukena wakena. Ujye ufata neza abaciriritse, nawe umuntu uciriritse. Umuntu nakishyire hejuru ngo ni umusitari. Hari abantu rero ngo ni abasitari, umuntu ngo ni umusitari gasanga yarenze abantu ikada. Burya nawe wagenda mu mukungugu abantu bakakwihanagurizaho. Ni ibintu bigaragaza guca bugufi ku rwego umuntu arimo uwo ari we wese. Umwe mu bashobora gucisha abantu bugufi hari Uwiteka Imana, kuko ashyira hejuru ndetse agashyira hasi mu mukungugu, akaba yacisha umuntu bugufi. Reka tugaruke nanone ku kintu cyerekeranye uwo mwami wacu ajya atanga ubutumwa akabuhereza abantu. Hagati y'utanga ubutumwa n'uhabwa ubutumwa haba hakenewe iki kugira ngo ubutumwa bugende neza, bwumvwe neza? Ikintu cya mbere ku muntu utanga ubutumwa gikenewe ni ukwishimira ubutumwa hawe, akabwishimira kandi akishimira n'icyizere Imana imugiriye imutuma ku bandi. Kuba Imana yagukura mu bihumbi n'ibihumbagiza biri mu muryango wawe, biri mu gihugu, biri muri quartier, biri mu nshuti, ikavuga ngo ndagutumye byonyine. Mbese ni nk'uko nyakubahwa yavuga ati runaka aze ampagararira ajye mu cyimbo cyanjye. Nta bintu biba biryoshye. None Imana igutuma byonyine, ikavuga iti ngiye kugutuma. Ukuntu biba biryoshye, ugenda wumva utikoraho. Yego, icya mbere byishimire, wishimire n'Imana yaguhisemo. Icya kabiri, tanga ubutumwa uko wabuhawe. Wijya muri detail uti nimbivuga inshuti ziragabanuka, nimbivuga baranyigaho, nimbivuga shobora no gufungwa, nimbivuga bizagenda gutya. Detail zikuremo. Genda uvuga uti Imana irantumye. Nimba ikubwiye kuvuga 5 wigira 7, nimba ikubwiye kuvuga 4 wigira 6. Uvuga iby'Imana igize ite igutumye, ubundi wicireho. Naho mu ruhande rw'abumva, mu ruhande rw'ababwirwa ubutumwa, ikintu tukwiye gukora, nimba umuntu azanye ubutumwa, Bibiliya iravuga ngo mwihinyura ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze umwuka. Urakumva? None twifite abanajyoha. Urakumva? Ngo barize. Ariko wize kuba umuntu yarize, hari umuntu wize gusobanura ururimi rwo mu ijuru utazi no kuruvuga. Ngo mwarize ibintu Imana itumye abakozi bayo bakabiyungururisha yo bize, bakayibiyungurura bitewe na viziyo tugezemo. Ibintu by'Imana ntibabiyungurura n'umubiri, ukoresha umwuka. Nimba umuntu yaravangiye vuga ati ariko buriya muntu ntiyavangiwera, nimba udafite umwuka ugenzura ko ibi bintu hanuri wari ukuri, ibi bintu bitanzwe ari ukuri, tera ivu ubwira Imana uti Imana biriya bintu dutumyeho ni wowe, ibyo bintu turabyemerewe. Ariko abantu benshi barahinyura, bahinyura ibihanurwa. Nta Mana yavuga ngo yanze gutanga amaturo ngo nibahagarike gutanga amaturo. Nta Mana yavuga ngo ije guheha mu rusengero. Nta Mana yavuga ngo ihaguruki. Abantu nibumva ubuhanuzi ntibakabupinga, ahubwo abatabazi kugenzura ubuhanuzi bajye basenga bumve ko ibyo Imana ivuze ari ukuri. Kuko batabisengeye bashobora kuzarwanya Imana, kandi buryo urwanyije umuhanuzi uburwanyije Imana, niyo urwanyije uwo yatumye ni Imana uburwanyije. Yego, mu mpande zose reba bakwiye kuba maso. Nahita nibaza, ese hari ubutumwa wenda Imana yaba yaraguhaye muri iyi minsi, bimeze biti? Rero hari ubutumwa wenda bushyashya mfite, si ibyo kubanza narabuvuzeho rimwe mu kiganiro kitarasohoka ngira ngo, ariko hari ubutumwa bunyuzuye Imana iri kumbwira ngo nimbutange cyane kurusha ubundi. Ubutumwa bushyashya mfite muri iki gihe cyaguma mu rugo, nagize ibihe byo kubana n'Imana iranganiriza. Nanjye mba ndi kwibaza ngo iki cyorezo Mana kizarangira ryari? Ese ibi bintu uko bikomeje kuba bibi, nanjye mba numva mbabariye Abanyarwanda, mbabariye abatuye isi, mbona ukuntu abantu batari gukora, mbona ukuntu abantu bazahura n'ibihombo n'inyatsi bitewe n'iki cyorezo. Nanjye nkabwira Imana atari n'amasengesho wenda nicaye nti ibi bintu bizarangira ryari. Hari ubutumwa rero nahawe muri iyi minsi. Imana yarambwiye ngo ihagurukiye icyitwa umwana w'umuntu ahava akagera.
yego Imana yarambwiye ngo mpagurukiye ikiremwa muntu kandi irambwira ngo impamvu ihagurukiye ikiremwa muntu ngo nuko bakabije kwibagirwa Imana. Irambwira ngo ku byago babona ngo nzongeraho ibindi. Mbabeshye none se mbabeshye. Irambwira ngo no ku makuba bafite izongeraho andi. Ikituma ibikora niki nuko ibanyuzaho akanyafu y'umubyeyi yakubwiye ati ntuzongere gukora iki abagira ngo utacyongera. Imana itubuze gukora ikintu muri 2015 muri 2016 ikabona noneho twagize umuvuduko ukabije. Imana iti ntuzongere gusambana uri mu mudugudu ukabugiye muri paruwasi gusambanirayo. Ntuzongere gusambana uri muri paruwasi ukabugiye mu rwego rw'akarere ukajya ugenda uzamuka promotion uri umusambanyi ruharwa aho kugira ngo ubusambanyi bushire bukiyongera. Imana iti ni musenge ukabona abantu aho kugira ngo basenge bararushaho guhenebera. Imana iti ni mu nkorere aho kugira ngo abantu bayikorere bakarushaho kwigira mu byabo. Muri make umwana w'umuntu harimo gukomeza kuba mubi agakomeza kuba mubi ububi bwe bukiyongera kandi bukagira imbaraga. Noneho rero nimba Imana iri kutunyuzaho iminyafu kugira ngo tube beza tugakomeza kuba babi ku minyafu yatunyuzagaho izongeraho n'imihini ariko umwana w'umuntu abe neza. Iyo ubona iki gihugu gifite amagereza angana gutya bategura wenda no kuzubaka izindi nta yindi mpamvu ni ukubera ko abanyabyaha biyongera. Iyo ubona bategura iwawa ntabwo ari ubugome leta ifite ibigira ngo ijye kugorora y'abantu. Iyo ubona bategura bati reka dufungire abaha bakagenda bategura za kasho ni ukugira ngo abanyabyaha babagorore ntabwo ari kugira ngo bahereyo babeho nabi babagorora ikosa yakoze ntazongere kurikora nagahe ko kwitekerezaho. Imana nayo iragorora ikagororesha ibintu byayo bikomeye bitandukanye kugira ngo tujye kuri gahunda. Irambwira ngo nzaza imbwira ukuntu igiye kwigabiza ibihugu bikomeye ngo ni ibihugu bidahangarwa ngo ni ibihugu by'ibihangange ariko ndashaka kwibutsa abantu ko nta gihugu cy'igihangange imbere y'Imana. Yego ni ibihangange imbere yacu nk'abanyarwanda baduteramo n'igisasu wenda twese tugapfa ariko nta gihangange gihangara Imana. Nta gihangange gihangara Imana. Imbwira ukuntu izibasira ibihugu by'ibihangange. Uri kumva? Irambwira ngo uko nzajya mu gihugu kimwe siko nzajya mu kindi. Mbese buri hantu hose Imana yarabapangiye yabapangiye akazabacisha bugufi. Imbwira ko umwana w'umuntu akabije kuba mubi akamije kwimura Imana akabije kubangamira Imana akabije kutumvira Imana. Ibyo rero Imana irabireba ikababara yamara kubabara ikavuga itereka nohereza akantu kazatuma bamenya ko ndi Imana. Ubwo rero ndashaka gutangariza abantu bavuga ngo ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere ku babishatse ariko nibibi biri imbere ku babishatse. Abantu nibiga gutinya Imana, abantu biga guhindira umushyitsi Imana, abantu ntibakumve ko biremye ndetse ntibanakumve ko ibyo bakora bitazagira inkurikizi. Ibi bintu rero nibituma abantu bahuguka. Imana yarambwiye ngo igiye kubabaza umwana w'umuntu kugeza igihe azamanikira amaboko agahindukirira Uwiteka. Noneho nkwibaza nti ko korona tugejeje aha n'iki cyorezo hagize ikindi kintu kiruta korona cyiza cyangwa gifite imbaraga kurusha korona turimo turunguka cyangwa turi guhomba. Kuki abantu mushaka gukira mugashaka kubaho neza mugashaka amahoro no gutuza mukabwira n'Imana ngo nibibafashemo? Kuki mutibuka umuremyi wanyu? Kuki mutibuka ko Imana yaremye isi n'ijuru? Kuki mutibuka ko Imana ishaka icyubahiro? Kuki mutibuka ko Imana ifite umubabaro w'ibiri kuba? Umwana w'umuntu afite ubugome. Umwana w'umuntu arwanya Imana uko bwije n'uko bukeye. Abana b'abantu bari kwimura Imana. Ibintu bari gukora byo biteye ubwoba. Ejo bundi mu kiganiro nagiranye n'umunyamakuru umwe naramubwiye ngo nimba hari abantu Imana yahaye amahoro abanyarwanda tubamo. Imana duhaye amahoro iduha nayo twisasira nayo twiyorosa.
iyo dushatse tuyiyorosa nk'ishuka twashaka tukayiyorosa nk'ikuvureri cyangwa tukayisegura nk'umusego cyangwa tukayambara nk'amasogisi muri iki gihugu dufite amahoro bye tuguwe neza ariko tugomba kuyakesha Imana ariko ibimenyetso by'umurengwe biri muri iki gihugu biteye ubwoba nubona umusore apfumuje amaherena ukabona ari kwambara amaherena 6 ku gutwi kumwe ari umusore kukundi 6 ujye umenya ngo kira ni ikimenyetso cy'amahoro twarayabonye turanayasinda twabaye abasinzi umuntu wavuga ko tudafite amahoro ntago mbiza aho aturuka ariko nge mpereye kuyo mfite turayafite Imana yatugiriye neza iratudabagiza idushyira mu buzima bwiza iyo ubona umuntu w'umugabo amanura ipantaro ari umugabo akumva ntashaka kwambara ibigeze hano munda ukabona yambaye pocket ntago twaba turi mu makuba ngo tugeze hariya umuntu uri mu makuba ashyiraho n'ibiziriko cyangwa agaca igitambaro cy'umugore agahambiriza ipantaro biriya ni ibimenyetso by'amahoro iyo ubona umukobwa yiyambarira agasengeri konyine na suve sibyo ku muhanda hakagenda yiyambariye hari polisi sibafata haba murahura se oya ntuzakubitane nabo ubwo ngiye tujye twihurira kuko nge nta nicyo bantwara wowe muhuye uri kubyumva neza ukabona aho umuntu ageze ati ngende umukobwa kandi ari umuhungu ibi ni ibimenyetso by'amahoro kuko urusasu ruturiho ngo muratingana urusasu rutugezeho n'umutinganyi w'umugabo yavuga ati nukuri Imana ndi umugabo ntabwo nzongera kuba umukobwa umutinganyi w'umukobwa avuga ati nukuri ndi umukobwa wa Mana ibi bintu mwigira ni umurengo w'umugisha w'amahoro Imana yaduhaye gasanga rwose umuntu yapfumuye izuru ririho iherena sibyo akaguru kariho grumete ururimi ruriho iherena hari nabo nabonye bapfumura bagashyira ira ni ibimenyetso by'umurengwe ururimi bakashyiraho iherena yego tagirana abasha gukanja se kanja aryo duserera ke buri gashitani yo yagukoroneje kwereka inzira za byose wenda ntibarya bafite ibibatamika nta wamenye ibyabyo dukomeze muri make rindi kuvuga ngo ineza y'Imana iragaragara iyo abantu batambutse wituyibona uri kumva nababwiye ngo mujya kwa Rubangura hari mu mujyi nuko covid yaje nyene igabanya karindi ariko ubona ko hari ibimenyetso byo kugirirwa neza n'Imana iyo huye n'abantu ubona ko baheza nubona ngo guma mu rugo 3 zimaze kuza wamenya ko zihari urahura n'abakobwa ukabona babaye neza mbese ibimenyetso by'imibabaro ntibituriho kuko Uwiteka agenda tudimbiramo uri kumva umuntu araza hano kuri kamera akavuga umwuga akora ati nge ndindraya urumva akoshe ebaza umuntu uza kuri kamera ayo si amahoro ariko uzi kuri burarupfuye waba uri kubwira Imana uti Imana babari ibyaha byose nagukora ara bavuga bati mwizira ngo subhana buri wese yakambaza iki ibi byose ubona rero by'iyi mirengwe abagabo bigira abagore abasore bigira abakobwa bigira abagabo abantu bakajya batingana umugabo n'umugabo umusore n'umusore umukobwa n'umukobwa ibi ni ibimenyetso by'umurengwe w'umugisha Imana yaduhaye hari abakobwa mwari mwahura bigize abagabo oya yego ko none se hari ubwo babigira ibanga ntibaza no kuri kamera se uburenganzira bwabo ngo nta n'uwabakoraho nta n'uwabakoraho ngo barashyigikiwe buryo udashyigikiwe n'amaboko y'Imana ujye umenya ngo ntaho ndi iyo Imana ivuze ngo buri gihugu mfite ukuntu nzazamo numva nabwira abantu ngo mwese nimuze twige gucira bugufi Uwiteka twitegura umweyo w'Imana no ese turawitegurira iki abantu b'Nineve ko batumweho ko Imana ije kubarimbura bagaca bugufi bakihana Imana igahita ituma umuhanuzi iti nanjye mbivuyemo kubagirira nabi ndabiretse turindira umweyo kuki baje nibura iyi covid gatuma duca bugufi tugasaba Imana imbabazi abantu bose bakayicira bugufi bakamenya ko ari Imana kugira ngo ibindi yibwira bibi bireke nge numva atari ngombwa ko duhora tubwira Imana ngo nize ariko byose ni hahandi ni hatagira igikorwa izaza kuko abantu barakabije abantu ubusambanyi babushyize ku mugaragaro abantu basigaye basambanira ku karubanda abantu basigaye bagurisha ibitsina byabo ku karubanda bagashyiraho n'ibiciro na adresse yaho wabasanga
abantu bari gukora ibintu by'ubupfu n'ubupfapfa n'ubugoryi n'ubupfayongo. Abantu barimo bari muri Imana. Umuntu aricara akavuga ati ngi Imana sinyemera. Umuntu aricara akavuga ati akarwanya abakozi b'Imana. Uko biri kose Imana barayirwanyije bayishyira hasi. Kandi nimba hari ikintu nabonye Imana yanga mu isi y'ababaho, yanga agasuzuguro. Igira imbabazi Imana mubona icecetse. Iraceceka igira imbabazi utabona nabandi, ariko n'amahanira yagira. Numva nabwira abankurikiraniye bari mu mahanga, abankurikiranye muri mu Rwanda, numva nabwira abantu ngo nibagarukira aho bageze, tumanikira Imana amaboko abakomeye n'aboroshye, tubwire Imana ngo dukureho ukuboko kubi, naho ubundi kuturiho. Kandi umuntu ava muri Afurika yarakijijwe yagera hariya akagira ngo ageze mu ijuru, agahita bivamo. Ujye utinya umuntu bumutinganye kandi ari umuririmbyi, yarafashe mikoro yararirimbiye Imana yera, agahita aba umutinganye. Ujye utinya umuntu wafashe Bibiliya ejo bundi akajya kubararira bayara akitwa umutinganye. Hari abantu bagiye bava muri Afurika ari abakozi b'Imana bihinduye amasura, baba abandi bantu bagomera Imana, bayitesha agaciro, barayirwanya, baragenda bahinduka abakozi ba Satani. Ariko nagira ngo mbwire umuntu wese mu gihugu ariho ngo nibige guca bugufi kugira ngo bahagarare mu cyuho cy'abandi. Ubu hari ukuntu abanyarwanda dushobora guhagarara mu cyuho cy'abasinzi bari mu gihugu, twebwe abasenga tugahagarara mu cyuho, Imana ikabareba icyoroshye. Hari icyuho twahagararamo cy'abantu b'abajura, Imana ikareba icyoroshye abajura. Ariko Imana ngo yabuze nuhagarara mu cyuho, ngo n'uwitwa ko ari mwiza ngo ameze nk'ibitovu by'amahwa. Imana rero itabare kandi abantu bafata umwanzuro. Amen, amen, amen. Tugana ku musozo, ndumva sinzi nimba ari icyo mwakongeraho kuri ubu butumwa, ubundi tugasenga kugira ngo Imana iduhe guhagarara mu cyuho, ntiturindire umweyo w'Imana, ahubwo habaho kwihana, guhindukira. Icyo nabwira abantu ndi gusoza nuko nabwira abantu ngo igihe kirageze ibyo umuntu yabibye abisarure. Kandi ndashaka kubwira abantu ngo akebo wagereyemwe abandi nawe niko ugiye kugererwamo. Ndashaka kubwira abantu ngo igihe kirageze ngo Imana noneho yitamurure, yigaragaze ku bantu bayimenye bakayisenga, kandi nanone yerekane ko ari Imana ihemba, ariko izerekana ko ari n'Imana ihana. Ikintu ushaka ko dukora, ndifuza kubwira abasenga ngo nimuze dusenge. Imana itanga agakiza kuri benshi, Imana yeze umugeni kandi mutunganye, abaguye babyuke, abatarakizwa bakizwe. Kandi dusenge mu rwego rw'isi, mu Rwanda no mu mahanga no mu bihugu by'abaturanyi, aho umuntu wese ankurikiranye ari, dusengere ubugingo bwacu, dusengere n'ubw'abacu, duhagarare mu cyuho, dusengere igihugu, dusengere itorero, dusengere abayobozi. Kandi Imana nzi ko izumva gusenga kwacu. Ntago Imana yamanuye amaboko, ntago yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ifite imbabazi nyinshi, nta n'uwo yaciriyeho iteka. Icyo Imana ishaka nuko tuyigarukira. Reka dusenge. Imana y'amahoro n'amahirwe, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbabazi n'imbaraga, Imana nziza kandi Imana nzima, Imana itabura uko igenza abayubaha. Ndagushimye kubw'amagambo y'ubutumwa wampaye kugira ngo ntangarize isi yose, abantu bitoze kugucira bugufi ndetse no kukubaha. Ndagushimye ko umpaye kugeza ubu butumwa aho wifuza naho ushaka, hanyuma ubu butumwa buherekeze kandi bukora icyo ukeneye, cyo wagambiriye kuba wahamagaye kiba ari cyo gisohora. Ndagushimye cyane, ukomeze kubuherekeza kandi bujya aho washatse ko bujya, uhindura ibyanze guhinduka, ukora iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Mwakoze cyane, kadushimire cyane Mama Charlene, ndetse dushimire cyane n'imitima yabumvise ubu butumwa, mu busangiza abandi, mu koresheya, mu bihereza abandi aho bari hirya no hino, kugira ngo barusheho kumva ubutumwa Imana iduhamagarira kumva no kwakira mu mitima yacu no guhindukira bwihutirwa ubutumwa. Imana imuha umugisha rero Mama Charlene, ndetse n'abakunzi ba Mama Charlene official mwese aho muri hirya no hino mu isi,
turabasuje kandi tubifuriza ibihe byiza tubasezera tubabwira tuti bye 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 bye. Bye bye bye.